Hello, kanizere ko buri wese ameze neza, kandi mbashimira ukuntu dukomeje kubana buri munsi ku munsi. Nshimiye buri wese wakoze subscribe, uza akumva ibyo tuvuga, akabikunda, akabisangiza abandi, murakoze. Kandi tuzagumya tubashimira, bidutera imbaraga zo gukora. Ariko mu by'ukuri niyo hari ah, bitagenda uko twe tubitekereza, ariko tuzagumya gutanga umusanzu wacu, ko tubona message zimwe na zimwe zica mu gikari zidushimira. Niyo mpamvu ndagerageza gusubiza umuntu wanyandikiye uyu munsi tariki 15 z'ukwa cyenda 2024 saa 7:07. Message nanjye naje kumusubiza saa 3:03. Message yari yanyandikiye yambazaga, ndabona harimo ikirundi, ninza kubisoma neza nabi yihangane. Murakoze kunsubiza, hama murankurikirana ibiganiro utugezaho. Niho nabamenyeye. Nari mfite utubazo tujyanye na visa za Polande, nashakaga kumenya uko waronka visa uri umurundi canke umunyarwanda. Hama ijya karita yitwa karita Pobito ushobora kuyizako Polande, cangwa ni mpaka ube uri muri Europe cangwa usanzwe uba muri Polande. Wamfasha kubisubiza, nashakaga umpe amakuru waba ukoze. Burya niko bavuga. Mugabo urakoze. Mugabo rero naje gusobanukirwa ko mu kirundi bivuze ngo ariko urakoze. Reka nze ngusubize rwose. Wambajemo ibibazo bijyanye na karita Probito, wambazamo ibijyanye n'ukuntu wamenya n'amakuru ajyanye na visa, nibyo ngiye gusubiza hano mu kiganiro. Nsa nkaho ndabukora gitoya cyihuse. Reka dutangire duke. Ku muntu tutigeze dutangirana, twavuze ko uburyo bwo kuza muri Polonye ari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuza nk'umunyeshuri cyangwa nk'umukozi. So nibyo birimo kugaragara hano kuri kano gafresh. Kubera iki nabigize uburyo bubiri? Ariko tutirengagije ko ushobora no kuza nk'umuntu uje gusura. Ibyo ni iyindi side nyine. Ubwo ndavuga ku bantu bashaka kuza bakanakora. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bubiri bwonyine buhari. Ni ukuza mu kazi, wabonye akazi, cyangwa nk'umunyeshuri. Nizeye ko byumvikanye. Ubwo bivuze iki? Bivuze ngo kuza nk'umunyeshuri, hari ikiganiro nakoze cyerekana ukuntu aho wavana amakuru ajyanye n'amakaminuza, depense bikenera, expense bikenera, buri kintu cyose nagerageje kukivuga. Ku kijyanye n'akazi, nababwiye ko njyewe kuri side yanjye natifuza umuntu wazambwira ngo namukonekise n'umuntu ngo arangije aramwambura cyangwa amucucura utwe. Nkuko nabivuze, hari abantu bari Polonye bashobora kuba ari abatekamutwe, bashobora kugutekera imitwe, bakagusezeranya akazi, ariko mu by'ukuri batazi ngo akazi gatangirwahe. Rero njyewe ntabwo mfite uburyo nazajya mbamenya. Ikindi cya kabiri, wenda nk'uko muzabibona mu zindi podcast, njyewe ibyo nkoramo bitandukanye n'iby'akazi wowe waba ujemo. Rero kugira ngo uzajye uvuga ngo umuntu witwa Jesira yantwariye amafaranga, yaranyambuye, ibyiza nabyivanyemo. Icyo nagufasha ni kimwe cyonyine. Rwose n'umuntu utera comment ngo mbarangire, ushobora kuba utarabumvisha iyi manuro. Inama nakugira ni imwe, nuko washaka umuntu muziranye cyangwa w'inshuti yawe wizeye, apana njyewe. Kuko njyewe n'abantu hano uzabona YouTube nyinshi cyane zikubwira ngo wowe zifasha abantu, ariko mu by'ukuri nabo nta kazi bafite. Tujye tubwiza ukuri. We arakubwiye gusa kuko just muri Polonye hari akazi, ariko mu by'ukuri ntazi ngo banacahe. Nawe nta kazi agira ari aho. So ariko kuko abonye amafaranga yawe yishyura amadepanse menshi, umuntu aguciye 500,000 by'amanyarwanda, hafi miliyoni y'amarundi, hanavuyemo hafi 2,000 by'amazoroti, yishyuye hafi ukwezi kurenga. Tekereza rero abikoze abantu 30.
ni ibihumbi 60 by'amaziroti, ni amafaranga menshi my friend, ni hafi miliyoni 24 zivuyemo imodoka, hafi imodoka nshyashya. So ubwo se urumva ataba agutuburiye, then njye ntago niyo mpamvu nadashaka kuzabijyamo. Ibyo bintu rwose umuntu uzajya abimbwira nta kintu nzajya mbikomentingaho, nta message rwose pe, tukumvikane hatazagira umuntu wumva ko natamusubije. Message zose ndazisoma, comment zose ndazisoma, ariko message z'umuntu umbwira ngo murangire akazi, rwose pe ubu mvunye, kuko nk'uko mbivuze aba scammers babaye benshi. N'umuntu ushobora kuba umwizeye yarangiza akagutuburira, kandi ibyo bintu naba umufatanyacyaha. Kandi amahirwe Imana yampaye ntago numva ko nakayapfusha ubusa mu ibyo bintu bimeze gutyo. So rero niyo mpamvu niyo naba muzi ntago nzamubabwira, niyo naba nzi kampani yabikora ntago nzamubabwira. Meme n'abafamiliye n'abantu tuziranye close cyane babimbwira, ibyo bintu mubikora at your own risk. Njye ntago nshaka kuba involved. Icyakora nuhura n'ikibazo ugakenera inama, ho warangije gufata decision, ho nagusapotinga, nakugira inama. Hari icyo ukeneye kumbaza, hari akadoke mukeneye bakubwiye ushaka, nakubwira uko wakabona, byaba na ngombwa yewe ukanantuma nkajya kukagufatira nkakakoherereza. Ibyo byo nabigukorera, ariko ibindi birimo kuza n'umuntu utuma wishyura amafaranga, I'm out of that scope. So ku bijyanye n'akazi ubwo ndabisobanuye. Birumvikana hari uwo biri bubabaza, ariko mwihangane, nyine ni values z'umuntu, nyine icyo gihe uratorera. So akazi bivuze ko ni ukugashaka, ishuri ni ukurishaka. Ishuri ni kujya kuri study.gov.pr, uzabonaho amakaminuza hafi ya yose wakoresha kugira ngo ugere muri Pologne. Iyo umaze kubona ibyo byose, icyo bigufasha, bigufasha kubona dokima, ama official documents uza gutanga kuri embassy, ugasaba icyo bita visa appointment. Iyo umaze kubona visa appointment, reka tuvuge baguhaye visa, uwo batayihaye ubwo nyine azongera agaruka arebe video akosore. Reka tuvuge uwo bahaye visa, ufata ya visa baguhaye, ugafata n'utwangushye n'ibyo ukeneye, imyenda, ibyo uzumva uzakenera, ukaza n'amafaranga yo kugufasha, ukaza. Iyo ugeze muri Pologne, ikintu cya mbere ugomba gukora mbere y'ibindi byose, apart yo kujya aho uzaba, kuko birumvikana ntabwo muri burare hanze, mu gitondo umaze kuhagera ushaka uburyo ujya kuri icyo bita urgent cyangwa Stella Miastro, cyangwa Urgent Miastro. Urgent Miastro iyo ugezeyo uba ugiye gushaka icyo bita peso number. Peso number ni nka nimero d'identité y'umuntu wese uri muri Pologne. Iyo nimero peso number niyo igufasha openinga bank account, niyo igufasha kujya kwa ba landlord, niyo igufasha hafi muri buri kimwe cyose uzakenera. Bivuze iki? Presque tout. Ibintu byose wakora byikarigira kuri iyo peso number. Iyo ugiye kwa docteur bakubaza peso number. Iyo ugiye uretse gushopinga, kuko uba ufite account ushoping, ukozaho ikarita ukishyura, ariko hafi y'ibintu, hafi ya byose byikaragira kuri peso number. Bivuze iki? Bivuze ngo kuba ufite visa ni kimwe, ariko no kuba ukeneye iyo peso number ni ikintu kiri mandatory. Ntabwo umuntu wakibypassinga, uretse ko ni n'ubuntu. Niba nibuka, ujya kwa inspector of police, ku ba inspector ba polisi, barangiza bakagufasha, bafata ya passport yawe n'izindi document baba bagutumye, n'aho uba, barangiza bakaguha iyo peso number. Ni imibare 11, bibaye byiza wayifata mu mutwe. Iba yubatse gute? Ni igihe wavukiye, umwaka uhera, niba waravutse 93 ubwo ni 93, niba waravutse mu kwezi kwa munani ubwo ni 08, niba waravutse ku itariki 10 ni 010, niba waravutse 2 ubwo muri 2000 ubwo ni 00, 9 wenda niba ari 7, so ubwo ni 07, noneho itariki wavutseho. Izindi mibare iza iri random,
so ishobora kuba 20, 10 na kangahe, 13 kangahe, I don't know. So urumva iyo mibare akenshi aba ari imibare 11, kereka nira nibigeraho bikaba 13, ariko nuko akenshi bimeze. Iyo ibyo birangije, umaze kubona bank account, utangira kwishyura, utangira gukora ibindi bintu usanzwe gukora nk'umuturage. Icyo gihe uba navuga ko ni step imwe yo gutangira kuba icyo nakwita umuturage. Ubu uri hano bitewe na visa baguhaye, longevity ya visa baguhaye. Icyo gihe iyo ukiyifite, wanasohoka ukajya gutembera mu Budage, wajya muri France, wajya Belgique, wajya mu bihugu byose ushaka ibi bya Schengen, uba wemerewe kubijyamo as long as utarenzamo amezi 3, warangiza ukagaruka, warangiza gutyo. Iyo visa yawe irangiye, ubu uyu munsi byarakaze, iyo visa yawe irangiye iri hafi kurangira mbere y'amezi 3 cyangwa 6, bibaye byiza ni mbere y'amezi 3, utangira gukora icyo bita gushaka karita probito. Kubera iki? Kubera ko karita probito niyo mu gihe visa yawe yabaye expired, niyo ikwemerera gutura hano, niyo ikwemerera kuba hano. Mu gihe cyose utigeze uyitanga, polisi igufashe irakudipotinga. Bivuze iki? Ubu hari mu buryo buri irigo. So icyo ugiye gukora nibyo ngiye kuvugaho. Iyo visa yawe igiye kurangira mbere y'amezi 3, biba byiza iyo utanze dosiye ugakora application. Ho ufata iki? Ufata application form, ugafata contract, ugafata niba ari student status yawe cyangwa ari employment status yawe, ibyo ukabyatacingaho, ukatacingaho passport, ukatacingaho dokima zose zikenewe, peso number yawe, ukatacingamo za page z'amapassport yo zose, ukazatacingaho, warangiza ukabijyana kuri ujande kuri foreign affairs yo mu mujyi utuyemo. Izo dokima rero ushobora kuzitanga ku iposta, ukashyiraho aderese zabo, barazihereza muri sekretariya. Ibyo ni uburyo bumwe. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye igihe cyo kwapurayinga kigiye kugusiga, ariko kugira ngo uzajye gutegereza appointment, kuko appointment ushobora kuyitegereza amezi 2 cyangwa 3, ibyiza byohereza ku iposta, birihuta, biri official. Bivuze iki? Bivuze ngo ufite agapapuro ku iposta baba baguhaye, nabyo biba biri legally approved. Ntago bakuvuga ngo ntago ugeze utanga dokima. Ako kantu karumvikanye? Nizere ko kumvikanye. Rero reka tuvuge hari uburyo 2 options ziba zihari. Hari ugutegereza, ubu bisigaye bitinda, yaba na waso hari abantu bategereza amezi 9 barashava, mbere bategerezaga amezi 4. Votsuwavu niwo mujyi uri mubi, ushobora gutegereza n'imyaka 2 utarabona karita probito, ntacyo bindura kuri status yawe, uba wemerewe kubushaka akazi, uba wemerewe igihe utari wabona decision. Leta rero urategereza. Iyo urategereza, ushobora gutegereza imyaka 2 cyangwa 3. So biterwa, ngewe ibyanjye nyikora yarihuse. Niyo uyitaye ujya kuri ya step, umera nk'ugarutse kuri no step ya hano, warangiza ugatanga dokima zose, ugatanga decision bari baraguhaye mbere, icyo bita decision letter ikwemera iyo karita, ukayitangamo, ugatangamo dosiye zose ziba zenda kumera nk'izo watanze, employment status, student status. Warangiza ukagira gute? Warangiza ukabisubmitinga ku iposta cyangwa ukabijyana kuri ujandi yawe. So icyo gihe rero urategereza. Iyo karita yawe isohotse, baguhereza biterwa. Iyo uri umukozi ufite kontra y'umwaka, baguhereza umwaka. Iyo uri umunyeshuri, maximum baguhereza ni umwaka. Iyo uri umukozi, baguhereza up to 3 years. Icyo gihe rero iyi karita ikivuze ni iki? Iyo uyifite, wemererwa nanone kongera gutembera. Wemererwa kujya i Kigali, wemererwa kujya ahantu i Burundi, wemererwa kujya i Bujumbura gutembera, nk'uko uyu wabikimbaje ari umurundi. Wemererwa gutembera, wemererwa kujya aho ushaka muri bya bihugu 26 biri muri Schengen. Iyo utayifite rero, ntago wasohoka, usohotse ntago wakwinjira, ntago wazaca ku kibuga cy'indege, n'imodoka polisi ishobora kugufata ikahita ikudipotinga, ko ntago uba wemerewe gusohoka.
Reka tuvuge rero mu gihe urabona nashyizeho denied, mu gihe yanzwe. Urumva byanzwe ukarekarama, ukashaka umunyamategeko akakuburanira, ikangwa, uba deported. Reka tuvuge mu gihe habayeho gutegereza. Habaye impamvu ituma ujya i Kigali cyangwa ujya i Burundi cyangwa ujya muri Congo. Icyo ukora ni iki? Uragenda n'ubundi still uraza ukongera ukajya gusaba visa, ukongera ugaca muri za step waciyemo ujya kwa applying visa. Ari nayo mpamvu abantu benshi bari mu bihugu bagiye hanze, mu gihe utari wabona ikarita ntabwo wapfa kwishora, ko ntabwo uba uzi ngo visa uzayibona. Nk'ubu nkanjye narayitaye, ntabwo nahita nishora mvuge ngo ndaje, ko byazansaba kujya Tanzania nkajya kwa applyinga bakanshyira kuri za appointment, ngategereza. Ibyiza ni uko nategereza ikarita nkayibona. Ako kantu karumvikanye. Ariko habaye impamvu ituma umanuka, birumvikana ko ushobora gukorana na ambasade ukabandikira ukababwira impamvu. Hari impamvu bafata nka emergency, so bakagufasha. Ushobora kubwira imbasi z'igihugu uvukamo bakaba bagufasha. So nizere ko nako kumvikanye. So iyo situation ntabwo reka tureke kuyitekerezaho cyane, ariko nibwo ibishobora. Hari igihe umuntu ushobora kugira ibyago muri famiye, umuntu wawe agahura n'ibibazo agapfa. So iyo iba iri special case. Ariko nanone ushobora kuapplyinga TRC yawe, temporary residence card cyangwa ikarita probito, passport yawe yenda kurangira. So wenda uretse ko twe dufite amahirwe nk'abanyarwanda kuba hano dufite embassy bashobora kugukora pasiporo, ubundi byabaga ngombwa. Hari nk'umuzimbabwe tuziranye yasubiye iwabo muri Zimbabwe, arangije ajya gufata pasiporo kwaka visa muri South Africa. So byumvikana rero ko case by case iba treated case by case, ariko mu buryo buri rusange nicyo kintu navuga. Bivuze ngo kugira ngo uze muri Polonye as summary, utaje muri Schengen visit visa, ukeneye akazi, ukeneye long stay, ukeneye kumara igihe kinini, ni uburyo bubiri unyuramo. Ni with a job, ufite akazi avec un emploi cyangwa comme un étudiant. Igifaransa ndimo kugomba kukibuka. Warangiza ukabona visa appointment, warangiza ukajyayo. Iyo ugeze hano ushaka icyo bita peso number, niyo igufasha gufungurira ibintu byose uba uzakenera kuri digiri zawe bigomba kuzazaho, buri kimwe cyose kikarajya kuri ibi bintu bita peso. So niyo nimero d'identification yawe. Mu gihe visa yawe uyitegereje igiye kurangira, biba byiza iyo utanze dokima habura amezi 3 kugira ngo visa yawe ibe expired. Kandi mwibuke ko visa yawe iba iri hagati y'umwaka, ntabwo bashobora kuguha visa nanone irenga umwaka. So visa yawe maximum ni 1 year. Bivuze ngo ukigera hano umaze kumara amezi 9, bibaye byiza tangira wa applying karita probito, bibaye byiza by default. Hari igihe ubu byarahindutse bitewe n'uko abanyafurika babaye benshi, abanyamahanga barimo kuba benshi. Ubu iyo bagufashe yarengejeho n'umunsi umwe uba deported. Byumvikane. Shaka uburyo wa applyinga ibintu byawe hakiri kare, ushaka amakuru, wikonekite, uba uri tayari. So ibindi ndumva ari ibyo wari wambajije kandi ngerageza kubisobanura. Ni ukuvuga ngo visa iyo uyifite ikiri valid, wemererwa kujya iwacu, wemererwa gutaha, wemererwa gusura ibihugu biri muri Schengen. Iyo itakaje agaciro, ako kanya ugomba kuguma muri Polonye, ugomba kuguma within Poland. Wajya mu mujyi ushaka, ariko ugomba kuba ari within Poland, ntabwo uba wemerewe kurenga umupaka. Iyo karita probito iyo umaze kuyibona, imera iyagitinga nka visa, wemererwa kujya mu bindi bihugu. Ko narayikoresheje, nagiye France, nagiye Belgique, nta muntu ugukweshoninga. So igihe cyose ugiye guca kuri immigration barabisikana, warangiza ukagera. Iyo ugeze na Belgique nta n'umuntu ugikubaza, ariko ku kibuga cyawe cy'indege uba ugomba kuba wayerekanye. Ibyo iyo ubirangije, nk'uko ibyo iyo uyibonye,
wemererwa gutembera. Igihe utari wayibona, igihe viza yawe ibaye expired, warapurayinze itaraza, ugomba kuguma muri Polonye. Iyo usohotse uzakenera kuzongera gukora procedure bundi bushyashya. Nizere ko byumvikanye. So, rero hari imijyi itinda kubona akarita Probito nk'uko nabivuze, Varshava ubu nabyo bisigaye bitinda, Krakow bisigaye bitinda. Barimo kuvuga ko biterwa n'abanya-Ukraine benshi bahari, ariko bishobora no kuba biri polisi y'igihugu, kuko urumva niba uri umunyamahanga ukeneye kuguma hano, ubusora, ubukoresha amafaranga, so, byubaka ikonomi y'igihugu. Simbizi, nibyo natekereza, ariko byubaka ikonomi y'igihugu. Rero imujyi imbere yihutaga ari Krakow, yari na Varshava na Poznan, ubu bisigaye bitinda. Bydgoszcz, umujyi witwa Bydgoszcz biratinda pe. Wrocław biratinda pe, bishobora kumara n'umwaka. Iya mbere nyapurayinga nayapurayinze mu kwa 9, ku itariki ya mbere y'ukwa 9, bizanjye ari kuzarangira mu kwa 10. Yego, nayapurayinze mu kwa 7, njya gutanga fingerprint mu kwa 9, bampa decision, umwanzuro mu kwa 12, mbona ikarita yanjye mu kwa 6. So, ni ukwihagana nyine, niko situation iba imeze, so nta kundi. So icyo gihe ni ukuvuga ngo kuva mu kwa 7 nari stuck, gusa nyine bizanjye ari kuzarangira mu kwa 9 ahari. So ariko njye impamvu nabikoze gutyo ni uko nari umukozi, nashakaga ko company ima kontra. Icyo gihe nibwo nari nkibona akazi nshaka gukoresha ikarita, bivuze ngo nashaka gukoresha ikarita ima imyaka 3, ko njye nashakaga guprova yuko kuko mu gihe cya experience yo applyinze nk'umunyeshuri, niba ukoze imyaka 5 babara 2 n'igice. Rero nawe nashaka ko experience yanjye itakara, nashakaga kugira ngo experience yanjye igume iri kwa kundi kuri ya level yari iriho. Niba ari imyaka 3 nkoze, ibizajya ibarwa nk'imyaka 3. Niba ari imyaka 5 nkoze, ijya ibarwa nk'imyaka 5. Mu gihe iyo ukoze imyaka 5 uri umunyeshuri, babaramo imyaka 2 n'igice. Bivuze iki? Bivuze ngo ntabwo wajya kwa applying icyo bita blue card. So wenda uretse kugendera ku mushahara, nk'icyo gihe nshaka no kwa applying blue card, ariko ntabwo aribyo nahisemo. Nahisemo ko nakwa applying nyuze nyuze nkoresheje, nkabanza nkabona iyi karita ya hano, ubutaha nkabona kwa applying blue card. So rero ubwo ni izindi karita nayo nshyashya ikwemera gukora muri European Union, ubwo nayo tuzayivugaho ubutaha. Ariko ntabwo nshaka kugira ngo ube bombardé n'ibi information byinshi. Ibyo nifuza ko byibuze wamenya utwo tuntu dukeya. Ibindi byose ni step by step. Nk'uko mwabibonye, hari step ya mbere yo gushaka uburyo ugera hano, wamara kubona document ugashaka appointment, wamara kubona appointment ukaza muri Polonye, wamara kuza muri Polonye ugasaka peso, wamara kubona peso ugategereza ko visa yawe yenda kuba expired, wamara kubona ko visa yawe yenda kuba expired ukapplyinga ikarita Probito yawe wayibona, ukongera ukaba ushobora kumuvinga. Utayibona waba ugitegereje na visa yawe yari expired, ukaguma muri within the Poland. So yeah, nuko nabivuga. Ikindi akandi kantu nasorezaho, ntuzakore riske zo gushaka wenda kujya nko muri France, visa yawe ibura 2 days. Nonsi yabura 2 days, wenda indege wari wateze igahura n'ikibazo, wenda hakaba ikibazo gituma utari buze kugaruka muri Polonye uwo munsi, cyangwa visa iriwe expired, byibuze shyiramo within 1 week or 2 weeks. Niba ubona 2 weeks zigiye gushira, ziri hafi, irinde kugenda. Uhabyuka mu gitondo se hakaba havutseho nk'iki kintu cyo gufunga imipaka cyabaye, kandi ugomba kuba uri muri Polonye. Ni ukuvuga ngo niyo waba uri muri EU ufite national visa ya Poland, uba deported. Rero uzabyirinde, uzirinde gukora ayo makosa. Niyo waba ufite akazi bakaguhaye akazi, irinde ko wafata marije ukajya ugakora izo muvoma ubura igihe gitoya ngo visa yawe ibe expired. Ndakwinginze, otherwise uzaba deported, ko nta mikino ibihugu birimo kugira muri no minsi. So ndagushimiye rero NYC. Hope that we catch next time. So yeah, that's it.
So Imana ibahe umugisha kandi ibihe byiza.